Nase bivuga ko nta mafaranga ufite. Nkura ntago wakena ntumbwire ko wakena. Humura. Ntumbwire ko wakennye nkuru. Nje n'umwana wanjye tuzabaho gute. Bari umubwira ko kera twasaga nanjye nkiragahinja nasaga gutya. Warinze gutya. Ujya kuri polisi bije buru babwire banamushake banamukwereka. Ntago muzi kandi sinshaka no kumumenya. None uzabyara icyo kinagazi cy'inyenda kitagira se. Oya umwana Imana imuma yari umugisha. Nta mugisha mbonye aha ngaha. Hakuzi ko cyagihe babaje bari kubikorera. Katwe tuzi ko bagiye kujyuna na wenda mu yindi nzu we. Nukuri. Nyine bavuze ko mwakoranaga uburaya cyane. Ejo karame mfite umujinya, mfite uburakari ku buryo numva naguhuza n'inzu. Yesu we. Nutanyirinda muri iyi minsi. Cyakuri Imana ihimbazwe ko tugeze mu rugo amahoro. Ramushenzi yarakurangije pe. Nkora uko biri Imana ihabwa icyubahiro. Kandi ubwo atari hano ngiye kubaho ntekanye nishimye kuko nari mfite ipfunwe ryo kuba hari umuntu wambona mu maso. Ariko mu rugo wabona. Nzi ko tugarutse muri iyi nzu shiri kuki tudashatse handi hantu tujye kuba. Kuki tugarutse hano? Tiya nta kibazo. Hano si iwacu. Uye njye nzi ko tuzava mu bitaro ugahita ushaka indi nzu tujye kwibaniramo turi babiri ahandi hantu hatari muri uru rugo. Uru rugo turufitemo amateka atari meza. Ndabizi no twagira ibibazo ibi byose tubona dufite. Ariko hano ni nta handi hantu mfite ho kuba. Sibyo? Handi hantu ufite ho kuba. Wowe nta handi hantu ufite ho kuba? Akoshira uri ikibazo igihe tumaze mu bitaro. Igihe cyose rero twabaye mu bitaro. Habaye ibintu byinshi cyane. Bicanye n'ibikize. Zanzu zanjye zano mu mujyi. Kubera ibibazo byari bihari. Isabella amaze gucaho torokanya amafaranga ndayavize ku makonti. Banki urabizi tuba dufite ideni rya banki. None Pasteur Cyamunara. Mwizina. Sigaho ibyo bintu byo. Mura umugongo uciye neza neza. Umura. Inzu? Tundi. Ibyo bintu bijyamo cyane. Nase bivuga ko nta mafaranga ufite. Nkura ntago wakena ntumbwire ko wakena. Humura. Ntumbwire ko wakennye nkuru. Nje n'umwana wanjye tuzabaho gute. Ubuzima bw'umwana ko bwari mu biganza byawe bizagenda bite. Shere urabizi mfite izindi mu giturage hano mu cyaro gutya mu ntara. Ariko ntago najye kuba mu ntara. Sibyo? Bivuga ngo mu mujyi nta yindi nzu hafite muri Kigali. Usibye ingiyi. Kandi nayo urabizi inzu nubwo ari wayubatse. Mu buryo bw'amategeko yanditse kuri hanta n'ibyangombwa byose. Biki? Sinagera no kuba mu ntara. Urabizi ko n'imodoka ntayo mfite. Urumva? Nese hano hari inde? Nyina hano muri iyi nzu hanta turi kumwe. Ndi kumwe na hanta. Ahubwo se ko yazanye na Vumiriya. Ndetse na mama bose n'uwo bari. Humura. Reka ibyo bintu utaza kugira. Bose ugomba kubirukana. Urabirukana muri iyi nzu ntitaye ngo urabigenza gute? Ntitaye ngo birace mu zenzira. Ugomba kubirukana muri iyi nzu tukayibamo turi babiri. Kubera iki se? Ako nkura nayo ushyira mu gaciro umbwira ukuntu nabana n'abantu meze gutya mu maso.
ubuse najya nshaho bakavuga gute ubuse nyine kandi ikindi nzu tuyifitemo amateka mabi pe njye nyifitemo inzibutso mbi ku buryo numva ntashaka kubyibuka shiri reka kwishinja ibyaha sibyo ariko birahari ibyaha birahari already ntabwo ari ukubyishinja cy'ingenzi ntabwo twayibanamo n'undi muntu n'ukuri nase urugira ngo bigende biti hatari kumwe na Vumilia mama sinamwirukana ntago byanyorohera kubirukana tugomba kubana hangaha reka complex ukuntu bigenza nose nzajya nshahe mbwira ukuntu Vumilia tuzabona muri inzu mbwira hanta noneho cyangwa mama wawe bo mu ukuntu isura yanjye imeze bazi ibibazo nyine isura sinimo kukuvuza ubu nituvuye kwa muganga singiye kubyirukanka mu nkarebo baranshinja amakosa yo kuba ari njye washenye urugo rwawe reba Isabella ntawe uhari ibyo byo kugutera ikibazo ni ikibazo urumva sigiyewe turi kumwe ikibazo sigiyewe kiriho nawe njye nawe tugomba kuri uburyo tugihandoringa kandi amaso yabo bantu ntabwo utera ikibazo ntabwo ari binari niteze ngewe ibyo witeze se ni ibiki njye numvaga turi buve kwa muganga ukagira ahandi hantu njyana mu nzu turi babiri twenyine nta wundi muntu tureba ukandwaza mpaka isura yanjye kongera igasubirana nka kera none unzanye mu bantu kuko tuza nkura urabirukana birukane sinzi ngo urabigenza gute ariko birukana tuza biraza gukenza sibyo ntabwo bikemuka Mbese ntabwo nahita mbirukana ibyo ntabwo byahita bishoboka none ahangaha sibyo ni ibintu byo kwicara nk'umuryango usubira ngo twongere dusubirane hejuru ye gapfe gapfusha turwana cyane ariko nacyo ni ikindi nose turabaho gute uzamvuza gute bizagenda bite umwana wanjye se nyine uzamwitaho gute nta mafaranga ufite amafaranga arashakwa ubu siko nari mbisize ko yaba inzu yaba izo nkubwira ziri mu ntara ko nari nzisize murareba ukuntu nabaye muri ibi bizashira bebe sibyo umuntu wese azajya atambuka avuga ngo dore Michel dore Michel dore Michel oye muri ibi ngibi bizashira sibyo ndaza ko kwitaho ndakoresha ture moye possible nshaka imiti nshaka aba docteur wa specialiste ku bintu by'uruhu wongere usubirana inzobe yawe sibyo tuza ahubwo n'umwana adahungabana ntabwo bava muri iyi nzu shira wambabariye reba ukuntu uracyarwaye urajya ngo ngikongera guterana na hanta na mama dushwana n'ibiki byose iyi nzu ntabwo nyibamo barimo pe shaka ukuntu birukana shaka nyine ukuntu bigenza cyangwa nyine unshakira indi nzu njya kubamo njyenyine wambabariye ukanyumva mbahora nyumviye ntabwo mfite ubushobozi none hanga bwo kuvuga ngo ngiye guhita nimuka njye gushaka indi nzu njye gukodesha inzu mfite inzu nabagamo cyangwa mvuge ngo tujye kujya mu ntara nta yindi déplacement mfite sindabona uburyo bwo gushaka indi déplacement ku buryo kandi akazi kanjye urabizi ko kariyana i Kigali Vumilia na hanta baje kuba hano gute ko kuki bari hano ariko ni muri umuna wanjye ntabwo nahita mwirukana gutyo ngo ese bose mama ntabwo wamusubiza mu cyago siko kunda abo nkura uri kubona ukuntu umeze mbwira ukuntu nabana n'abantu umeze gutya urashaka ko ninjira muri iyi nzu wambabari ukanyumva kandi dore birimo biragenda bihunga birimo bigenda bisa naho rwose bigiye gushira sibyo kugeza uko ngo ntabwo wabirukanamo hano kandi ndumva ikibazo ufite ari cyo ko abantu bakubona mu mwaragiranye ibibazo n'ibiki byose ariko ibi ni ibintu bizashira inzu nyine nyifite mu rwibutso rubi inzu bari banyiciyemo uko sheri umurenge gushaka amafaranga buryo bwihuse ni muri ibibazo byose ufite sibyo ngaho biro twigira mu nzu sha anyenye umukobwa wanjye n'umuzukuru wanjye ndabakumbuye ntiwabyumva nawe reba amezi 3 ashize we ubwo koko wakwibwira ukuntu umuntu atabona undi yaba atamukumbuye ndakumva cyane ibihe banyuzemo ntabwo byari byoroshye birumvikana amezi 3 ari menshi ariko nanone wibarenganye se ntibakugura imbago gakomeye ugira uzajya uteba ariko nye ubwo koko nawe ukwiye kumbwira gutyo uzi ko uvuze nk'umwanzi kandi uri umukunzi w'uru rugo ubu se iki ngiki gisimbura umuntu uzi ko uriya mwana iyo ndi kumwe nawe niyo nyina yaba yagiye iyo ndi kumwe nawe mba numva niyo ndyamye mba numva ikintu cy'umwuka w'umuntu kindi mu bitugu none si imbago nzayifata nyiraze ku musego ndaremeze gutya nawe hari igihe uvuga nk'umutindi ako wirakara icyo nari mvuze hari ukuntu ugira irungu hano ukihangana ukagira gute ugatembera ukaza no kundeba urumva ntabwo bihwanya nuko utazigira
ubona iyo umbwira byibuza ngo nzajya mfata umwana muzane mwiriranwe murarane ndare numva umwuka w'umuntu. mbese mama ariko byemere ko wari uvuze nabi. ariko nuko ufite urukumbuzi rurenze urugero naho ubundi ntabwo nayivuze nabi. Bose barazikuguriye nyine kugira ngo byibuze nugire irungu ugire gute utembere. Nese bihwanye nuko bari kusiga nta kintu bakuguriye koko ugendera kuri kiriya giti wari kubishobora. Kandi wibuke ko n'ubukungu bumeze nabi. Erega mwana wanjye umvanye unyumve neza, ntago yewe ndi umubyeyi ugusha ku bukungu. Ndi kwivugira ko umukobwa wanjye iyo twabonanye anganirira ibintu byinshi nkamugira inama. Umwuzukuru wanjye we iyo turi kumwe nihora mbese ndamukinisha nkumva ndanezerewe. Nibwo buzima bwanjye, niwo mutungo wanjye, iriya niyo zahabu yanjye. Yego ariko nyine kuba bataboneka urumva bari kwirukanka kwiyubaka nanone. Arimo arashakisha hanta kugira ngo abone ko yakongera kwiyegeranya kugira akagira icyo abona. Yagurishije buri kimwe ngo avuze mukuru, nta kintu kimwe yarasigara. Buriya aya mezi yose yari kugerageza arebe niba yaterateranya buri n'andi mafaranga yo kubavuza. Isuragira bari abantu ko buri ibitaro kuvumiriye yambwiye ukuntu barabagize ibitaro bazabyishyura ngaho yo kanyago. Yego mana yanjye, none urabona amezi 3 yashira hantanavumiriye abataraza kukureba. Ntabwo umwana wanjye biriya bibazo bahuye nabyo byari bikomeye. Ni ibigeragezo barimo, ni ibigeragezo bahuye nabyo. Uvumiriya nanjye wagira ngo sindi nyina ahubwo ndi impanga ye. Ubwire hasigaye 0. Ubu icyo ari gukora nyine ni ukongera kwiyubaka ngo arebe niba yahaguruka. Ariko yavuye hasi bye ngo hasi neza ariko aho ugurisha utwawe twose. Niyo mpamvu bajya bakubwira uzarya utwawe uryame kare, ntuzarye utwawe ngo urye n'utwundi, kuko ibintu bihinduka ku munota umwe bigashira ukabibirwa uko bishize. Buri muntu wese ibi bintu yakabikuyemo isomo. Yewe n'abanyezi barwanira imitungo bagira. Ubu iyo uroye n'abantu tujya tugira ikintu tuvanamo isomo ku buzima bwacu mu rugendo rw'isi. Ntacyo tujya tuvanaho isomo. Kibaye hari ibyo tugenda tuvanaho isomo, hari byinshi twakwigiyeho kugira ubumuntu. Ariko kubera ko turi abantu ibintu biraza bigahita nk'umuyaga, natwe umutima wacu ugasigara nuko ntacyo wibwira. None se Vumira nawe turavugana aragukumbuye. Twaraye tuvuganye arimo arambwira ati cyakoze Michel arikoroherwa mu minsi iri imbere, mu minsi mikeya baramusezerera. Reka rero nkubwire, ibi bitinde by'imbago bampaye nari kugunya nkigendera ku giti cyanjye, ariko bakampa agatelefone byibuza akajya mvugana na Vumiriya akanyegereza ku gutwi k'umwana, kwa kundi umwana avuga tata nkumva biranejeje. Se telefone nayinzi kuba yiguhaye. Oya ntabwo barayinzanira, icyo bihutiye n'izi mbago. Ariko kandi no ku rundi ruhande ndabarenganya. Buriya umuntu nabwo atagenda ngo agende hirya ahure n'abaturanyi, ajye mu nama mu kagoroba k'ababyeyi ntacyo amenya. Ariko ubu akagoroba k'ababyeyi nkajyamo kubera izi mbago, inama nyijyamo, umuturanyi aragira ibyiza nkagerayo. Urumva ko byihutirwaga kurenza iyo telefone. Icyampa ngo bave mu bibazo barimo. Kuba Michel yorohewe agiye gusezererwa, nibirangira rwose bazajya ku murongo. Akoshe mana kera ntarakura twarasaga, nanjye nari inzobe nkawe.
sheri Twegere mu nzu yo. ko ne nabahize nababuze ko mbasize mu gikari mwavuye muti Barimo ntemberana n'umukobwa wanje. Twaryoshye turimo turgisi. oyazi Bari mubwira ko kera twasaga nanjye nkiragahinja nasaga gutya. warenzaga gutya N'umutwe munini nk'uyu nguyu. simbyizeye ese mwari mugiye Katujye muri kumuntuza. ese yo hano ko mba nahafunze Ntago hafunguye. wapi Ubwo nahise twafunguye. biga nka madamu bagomba kuzenguruka inzose ngagenda meze ndeba ko ameze neza Meze biteze. ni sawa Ariko uri ukuntu icyaha kiryana. uteye Reba Isabella nani Michelle na Nkuranga. Reba Michelle ukuntu ari gusa. Wagira ngo ni ingoro y'urutobo ivuye mu byondo. Cyo koze. Nuko kwihanira bitewe n'amategeko. Hasha Isabella yaramuhanye. Yumvishe gutwara umugore wundi uko bimera. umugore Umugabo wundi. Ni kuri abagore murakara. ntagari buri wese afite karakteri yiwe Cyo koze. Yamuhaye isomo. ariko byararangiye ese ko byabaye nta kintu yabihinduraho agomba kwiyakira Isabella ni mubi. we ntabwo bibona uzi ukuntu Nkuranga asigaye yita kuri Michelle uzi ukuntu asigaye amukunda uzi aho inda yagaragariye uzi ko yemera agasoma no muri rabisebe ibintu uvuga urabizi Umvishe ibintu avuze. rero Sera ibintu byawe. aramukunda rega umwana Isabella atamubyara ajya kumubyarira Ariko urukundo rw'umuntu gutwitiye buriya rwagomba kwiyongera. Akanamuhumuriza. rero ikintu cya mbere njyewe nta kibazo nyine wenda Michelle ibintu yakoze si byo ariko nanone Michelle urukundo ariko reka mubwire njyewe umuntu ankoreye biriya bintu w'abandi nazingutwa unkoreye biriya bintu nazingutwanye nkigendera Ngo iki? nazingutwanye mu cyaro Ntago wafuha. oya njye sindafuha Wibutse uribuke ibintu wankoreye mu cyaro. ako si shiri wagiye woroshye Are. ibyo bintu byararangiye ubigaruye uti Sha. Ndabyibuka. hereza papa bizo umubwire ngo reka shiri ibintu byararangiye byo mu cyaro nitwe hatuganira ku by'abandi ntukajye ubigarura Ndabyibuka byose shema. hakungiye reka mubwire shira kugira ngo ngengere ku rwego rwo gushaka kugira nabi ngo mbe nakwica cyangwa nakora ikindi kintu kibi nakwigendera nese ibaze ubusano Isabella arishimye ahantu Isabella araryama agasinzira rega nubwo dutekereza ko yakoze amakosa nawe yarababaye ariko nyuma yo kuba barakora ibintu bibi nawe uko byagenda kose ari igihe wasanga ari umujinya amukoresheje akaba ari kwicuza Umujinya amukoresheje ariko uko byagenda kose. Leta izamufata imukatire umukwiye kubera ko ibintu yakoze. ni amahoro rerwa amahano Kuko bidashoboka ngo ijisho ribarwe irindi. We nawe bakamutwitse bakamugira ikibaragwe nka kuri. ariko bura isi byenda ko nanze kugenda bikubazaho utujya nkaburiya ikibazo nibaza uburyo uganira na mukuru wawe buriya abantu babiri yabaziritse bate Uziko ubundi baravuga ngo umugore ni derira. nyine nibaza kuntu yabaziritse akaba Story rekanye ukuntu imeze. Nkuranga yamuhaye imiti musinzira. Kuki Na Isabella nani na Michelle amuindi musinzira. Yego wa mugore uzi ko ari yabipanze. None ngo Nkuranga yakangutse. Aziritse. Ari kumwe mu cyumba na Isabella na Michelle ugaziritse. Bose baziritse mu cyumba kimwe. Ikiboko kirisha. Yarabatoreye se bajyanamo. Urumva nyine uko muri kumbaza inkuru ntaga kugere kuzibaza. Yarabakuruye kuri umurango w'ibira binini ntago yumva. Urumva bo bari basinziriye. Anje arahasuka. Umva agatima na mfite Isabella karagiye. Iyamipango yarabipanze. Ibaze gufata umwanya wo kujya gushaka bira binini. Urabizi ko kubitanga nyine bigoye kubibona. Uwo mwanya ukajya guhereza abantu ukagira kandi kwa muganga bavuze ko bamaze iminsi bakingiranye. Ntuza Jean yaramwe ngo bamaze icyumweru barabuze hano. Ubwo bumvaga ko bigiriye kuryoshya. None mama hana mbere umuturage we yarishima akavuga ngo niko mama yambwira ngo njyewe ngo nagize ngo yanyumviye mbajyana ngo umukazana wanjye ngo mu yindi nzu.
cyangwa se mama yari umuranga yari gufata Michelle akamujyana mu yindi nzu akamara icyumweru ataraguhamagara ataranaza. Si icyumweru cyose atarahamagara. Na telefone yari yarazikuyeho. Amugore uramwitiranya we ni kabutindi. Sheri sinkubeshye. Michelle yarababaye pe nonda yamanitse. Bwira mama ngo aya matiku tuvuga nago ubuyumva. Nufuhana uzagire kuri ya papa. Tugenda harafunze. Tugire mu. Useka musaba kantu tutaragenda. Birasaba ko tubanira Michelle tukamuba hafi. Karababaje pe. Nabonye afite n'agashira. Arawufite. My daughter. nawe mvuye pe kandi buri munsi nkubwira nkuganiriza wapi wabiretse waretse umugabo w'abandi wanze kumva nawe mera neza Paul niko mugira inama ngakumva jane ndakamye jane ugira ubujajwa none ibintu bikubayeho mwana we cyo kuzana narababaye akora ucyeye bagudona bagusoresha aho nuka wari umeze nka zingaro zaboze zitagiye muri firigo zazine boss ajya zana ushaka kunzibaho uzungu kumubiki urumva icyo aricyo kiganiro ukwiye kumbwira nanukaga nk'iki n'inyama zabuze ndashaka ko ntazongera kukubona mu maso yanjye wabinkorera kuko usenga kwazanye umushiha we wagira ngo ubushyuhe bwabwe bwageze mu mutima mo imbere ko ufite umushiha nyine ndashaka gusaba wamfasha sinzongera kukubona mu maso yanjye ako se nkutwaye ase ko usigaye ufite umushiha hakuze ko byagiye bari kubikorera ko twe tuzi ko bagiye kujyunana wenda mu yindi nzu we ni ukuri nyine bavuze ko mwakoranaga uburaya cyane ejo karame mfite umujinya mfite uburakari ku buryo numva naguhuza n'inzu yesuye nutanyirinda muri iyi minsi nzakwereka umeze nkaho ntacyo ndi guhomba ibyambayeho byose ibyo byose uri kuvuga nta na kimwe kikureba ariko abizi ko nakubwiye ako nyine nabyo ko nakuvurira erega baba n'ubundi bamuhana avayo ntabwo bamuhana ajyayo kanguhanure n'ubundi ibintu bagukoreye uwabigukoreye n'ahantu yagiye Michelle kuri ku marado cyikuza mbana Isabelle ni umugome cyikuza Isabelle uko nabonetse ko ibintu yabikora nyine nari nzi ko yabikora ko numvaga atabishyira mu bikorwa ukuntu yakugize mana nanjye wari mwiza ntabwo nanjye ko nzava kwa muganga ngo ube watinyuka kongera kumbwira amagambo usa nkaho unyega nkaho wishimye nyine njye najyaga ndamwibutse ibyo ntabyo unyibutsa ibyambayeho n'ibindi byose wumva bizambaho ntabwo bikureba ndakwibutsa ko ntari nyoko njye nawe nta hantu tuzongera guhurira sindi nyoko wanyu nta kintu dupfana bivuga ngo ibibi byambaho nta kibazo ujya ku ruhande ubyishimire sinkene kuzongera kujya nkubona amaso yanjye uri kunyega uri gushinyika nta soni ubu baba ndi gucamo uratinyuka ngo bantwaye meze ngo ndi kunuka nkazinga koko ja waba gakwinini waba umusazi ukibagirwa kandi nanjye wakuzanye muri urugo ugatinyuka ukancyurira ese niba byarambaye uri guhomba iki hari icyo uhomba hari icyo wunguka wandetse oya nyine ngiye ndi kubabazwa n'ukuntu twari inshuti n'ukuntu nakugiriye inama ukankumva ariko se Michelle tinya Imana mu ijuru nimba buri munsi nahoraga mbikubwira buri munsi nkugira inama warakoze kungira inama ariko nyine wanze kunyumva wahombye rero ntago ari wowe sinjye wahombye sinjye batwitse ukuntu agasura bakagize ntago bikureba nutanyirinda ubu nsigaye mfite ubwoba ko ushaka kubyara umwana usa gutyo wahiye Imana ikorohereza none se ubundi kamubwira dore ngiye kongera kugira inama bwanyu sinshaka kumva amagambo yawe Jean nakubwiye ko ndi kubabara ndi guca mu buribwe ku buryo ntakeneye kumva umusakuriza byakabaye byiza tutari mu rugo rumwe ariko kuko nta kindi mfite cyo gukora ndashaka ko nzajya ncana ugacana ntukajya unyegera sinshaka kuvugana nawe wahunze Isabelle ko azagaruka wamuhunze ahari n'ibyo arimo ntibindeba birakureba nuko ango bazagarutse Michelle none bazagarutse akagusanga mu rugo cyangwa ubundi akusi ari kuntu njya nkubona nkabona ntabwo wenda watekereza baseka mbivuge bwa nyuma ubugome uziza Isabelle agira
nyine ngo numvaga ko bari bugutahane hano, numvaga utari bwemera kwinjira muri iyi nzu. Reba ukuntu bakugize winjira usa neza, uri umukobwa w'icyuki, noneho ukuntu usigaye umeze wagira ngo uri umuzimu. Nta bidashira, ndabizi ko ibindi gucamo bizashira, ntabwo nzahora mbabaye, bizashira, nzakira. Ndetse n'umwana wanjye nzamubyara ari muzima, wenda nzajya kumurerera ahandi cyangwa nzamurerera aha, akunda kwibutsa ko utari mu irangamuntu yanjye nanjye nkaba ntari mu yawe. De Pepe wagira inama mama. Ndagukubita base kamugisha umwana ka Pepe, bwira mama basi Pole yo ka Pepe, bwira mama atoroka agende batazamwica none. Njye mfite akabaro k'uyu mwana ka Pepe. Kangasome bwanyu ja wanditse ntakugirira nabi. Ja ndakwinginze unyirinde muri iyi minsi, sibyo? Abandi bantu ba hano bose ujye ubagira inama, ujye ubisanzuraho uko uteye ndabizi, ariko ngewe kugira ngo utazangwaho unge kure. Ndagusaka basi kamugira inama. Nyamara ushatse wagenda ukareka umugabo w'abandi, uwagutwitse naho yagiye, noneho nagaruka azakuraho umutwe awuka. De Pepe wagira inama mama. Ja mva mu maso, mva mu maso shyamba gusa. Kibagiwe kari akaboyi kigeze mfura muri uru rugo rega. Mami, ni ukuri warakoze ariko kwakira Vumiriya wanjye ni iby'agaciro, mba numva nishimye. Nyine wandemye bundi bushya. Nari kugira nezera. Nyine narabyakiriye nk'umubyeyi utagira ijambo. Nizere ko nta hantu kubangamiye. Naho ntagira ne. Iyo bigiye niyo ujya. Narabyakiriye nk'umubyeyi utagira ijambo. Nakora iki se? Oya mama nawe cyangwa ibyo uvuze. Ibyo nakora rwose. Mwese nabatandukanye kandi mukundana. Rega nta kindi nakora, naje gusanga yarambyariye umwuzukuru mwiza. Wow, wumva? Rero nababwira iki muzabyareho ngo nakobwa abana banjye ndabashyigikiye. Nakora iki? Yakoze Ikindi cyane. nakora Ni iby'agaciro. Ubundi niwe mama wanjye, niwe mama nkunda ku isi. Ntabwo ufite rwose ubuzima bwa burura. Kugira umubyeyi ugushyigikira ni iby'agaciro. ntabashyigikiye se nakora iki? Buriya ubundi umutima utisubiraho. Mana we uteje ikibazo. Abana banjye se ndabashyigikiye, nyine muzabyareho ngo nakobwa. Urakoze cyane n'ukuri Mana. Binkoze ku mutima. Nzamwanga kugeza ngiye mu butaka, ndaje nkwereke, uzamwirukana cyangwa yijyane. Cyo koze naye nzaterwa ishema nuko mbona wambaye umushanana igihe nikigera. Ese ubundi wa mugani muzakora ubukwe ryari umushanana uvuze ngo nzawambare? Urabishyigikiye nabyo se? Siko numva noneho wabaye mushya wese. None ega hari kera kumwanga byari ibya kera. Yego rata Cyari ibya kera ntose ubu ngubu. Rero mami urabizi ubukwe bitwara amafaranga. Kodesha amasare, imodoka, inkwano, none iwabo nta bushobozi buhagije bafite, urumva ni njye uzabikora. Nitwe tuzabikora, ubwo ni njye nawe tuzabikora. Sibyo? Rero birasaba kwitonda. Urabona amafaranga yose yanjye yagiye ku muryango bakuranga na Michelle. Niba bazakabimenya byibuse. Naho ubundi rero iby'ubukwe mu kubigenza bukeya, agashakisha mu bigenze nyine bukeya, mubanze mushakishe mureberega burya aho ibintu byabaye ntabwo bihacika burundu. Ntabwo byacikama kandi dufite n'imbaraga erega. Dufite imbaraga zo gukora, dufite n'umubyeyi dukunda. Yego. Dusapotinga mu masengesho. Ubundi buri cyambere iyo umubyeyi asengeye umwana ibintu byose bakiriya bigenda neza. Nzongera mbibone. Icyambere nuko mfite umuvandimwe wanjye
nawe nkaba mfite na Vumilia wanjye nuko umutima wanjye uranezerewe. Rero iyo ufite umutima unezerewe ibintu byose urabibona. Humura mwana wawe. Ikintu no kuhangayitsa. Mwana wanjye uri bucura bwanjye, ugira imico myiza kandi ugira ubuntu, uri uwa nyoko. Ukurikije nyoko. Umutima ubwo no kuvuga umutima ngira nawe ukurikije wowe. Yego. Aho ukurikije njyewe. Cyera bajya bavuga ngo nabo. Kugira urukundo, mbese umutima mwiza, ibintu byose ni ngewe wabikurikije. Humura rero nidushyira hamwe, ubundi baravuga ngo abishyize hamwe nta kibananira. Nanjye wa mugani nk'uko bivuze nzakomeza mbagire ku mavi, mbasengere, nibyo nakubwiraga ntaho ibintu byahoze n'ibihashira. Imana izagenda idufasha, hanyuma nawe uzagira ubukwe bwiza rwose. Amina. Ndumva wese bubu. Nzabyarana kandi gahungu. Ikibanze ni uko mwebwe mushyigikiye. Kandi nta kibazo. Ibindi byose bizaza nyuma. Niyo nakoresha ubukwe bw'abandi bwo mu cyaro batera mu cyaro kwa Vumilia natwe gutabusha tujya ngo mu bisharagati ariko nta n'impamvu bakoze ibishangara hejuru. Oya ntabwo ubwo bukwe nyine n'urugero nguhaye icyambere nuko mwe muzamukigikiye. Yego munkigikiye byose ndabifite. Erega hari ubushake ubushobozi bwawe. Abari n'ubushobozi. Yego. N'umutima mwiza kandi tuwufite. Shyira hamwe nicyo kintu cya mbere. Ese buriya umutima mwiza nawe ukuye kuri we nawe ukuye kuri papa kuko bavuga ko papa yari afite umutima mwiza. Kuri njyewe. Cyatse ko bajyaga bavuga nyine ni kera ariko uretse ko ngewe ndi uwawe. Navuga ngo umwana ngo aba uwase ntago abo wa nyina. Ariko ngewe ndi uwawe. Ngewe ndi uwa mama. Uruwanjye rwose. Urabwanjye sha. Nanjye ngukunda kubi uko byagenda kose. Nanjye nzakugwa inyuma. Nanjye nzakugwa inyuma mama. Nubwo nta nuwo nanga. Mwese muri abana banjye nashimishwa no kubona mubayeho neza. Ariko buryo bucura araryoha. Yego. Bucura araryoha rwose. Tumva nibo niyongera ibiro. Noneho iyi nkuru ninyibwira Vumilia. Aranezerwa we arara mu bicu. Tuze nta kibazo gihari, muzatunge mutunganirwe. Mbese byari hungu nakobwa nta kibazo. Ntinze kubona Vumilia ngo mbimubwire. Ewe mbega inkuru we. Iraryoshye kabisa. Iki nicyo kintu ubundi ntegereje mu buzima, kubona wemeye umukazana ukemera Vumilia wanjye, uba amahoro agiye guhinda mu mutima no ku mubiri. Nikoze nyamwe wandushye wajyaga gutwara iyi nda nta n'urwara rwo kwishima ufite, urabona uzazibandwa uzerekeza. Jewe inama mbona nakugira isumba izindi zose nuko wayikuramo. Oya mama, ntabwo iyi nda igomba kuvamo. Ngomba kubyara umwana uko byagenda uko ariko kose. Uyu mugabo wanteye inda ariko anteye icyuma. Ngomba kumubyarira. Simuzi isura, ariko nibura uyu mwana azatuma nkora cyane kandi nzagera kuri byinshi. Uko ubona ngana uko nguko sinigeze mbyara. Nagombaga kwiyicira umwana. Ngewe ndakubwiye ngo urayikuramo kandi ujya kuyikurira ku gasozi atari aha ngaha. Ngewe sinshoboye kuzikorera intumbe ebyiri. Mana birangiye nkuranga yaranteye inda. Mana urakoze, nibura nzasigarana urwibutso rw'umugabo nakunze agatuma nkora ibidakorwa. Aguteye icyuma, yaguteye icyuma, mbese icyuma yarakiguteye yaragihinguranya gihinguranamo n'inda, nuko mbese giteramo n'inda. Ubundi suramuzi uzi isura ye. Ujya kuri polisi byibura ubabwire banamushake banamukwereka. Ntabwo muzi kandi sinshaka no kumumenya. None uzabyara icyo cy'intagazi cy'inyendaro kitagira se. Uyu mwana Imana imuma yari umugisha. Nta mugisha mbonye aha ngaha. Nta mugisha mbonye aha ngaha. Undi mwana reba kuntu ngana. Imyaka yose nari maze nta mwana nari mfite. Ariko ngomba gukora cyane kugira ngo umwana wanjye abeho. Ubwo noneho sinshaka ko umwana wanjye azandigera amenye uwase, dore ko n'ubundi ntawe nzi. Ariko sha umva reka nkubwire,
Njyewe Tereza reka nkubwize n'ukuri ahubwo uyu muntu waguteye inda yaranakugangahuye. Yayiguteye yabanje kugushakira ibirungo azana sereri na pavuro na bya bwabo ntuze mu barunga niba ari yashyizemo na kamurari kuko yadashyiramo na kakamurari ntabwo iyi nda iba yaragufasha. Wowe neza noneho ugiye kubyara umwana nk'ahana wabyaye yaracuze. mama ibyo uvuze ni ukuri ko ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo guhereza isaha n'uyu munota ngiye guhinga ijoro n'amanywa. Uhingira nde uhingira njyewe ntabwo nsubirira mu murima njyewe Tereza nkubwiye ko ahubwo nushaka hari umuti nzi ukuramo inda umbwire njya kukuzanira ukuramo icyo kintagazi cyangwa ugenda usubire muri Kongo. Oya mama Ugiye kutansubirira mu murima ntabwo nayikuramo. ceceka byose uvumbura ugatagira n'ukumva. Niba udashoboye kuyikuramo ugende nyine urorongotana ugende usubire iyo ngiyo wavuye muri Kongo. Ubundi se nagufashije ibyo nagufashije ntabwo bihagije. Urabinyituye se ubwo uranyitura kumbwira ngo uratwite urwo rusyamete se njyewe urarundata aho njyewe izo mwenda zifite. Nzakora ibishoboka. Ibi ariko ibi ni ibiki ujya kunkorera ahangaha utwite. Tugiye guhingura rukambwa nk'uwa baraza umuzi wawe yene none ntabyo umpingiramo ntabyo uhinga. Hinga suri muzima. Nukuri ndagusezeranyije ngiye kujya mpinga cyane kugira ngo uyu mwana wanjye azavuke. Umurerere he? Kubera ko nazi isura ya se nibura nzajya mureba mwibuke se. Ibyo yankoreye byose. Hareguye. Yerego uri muranandira ukagira ngo njye ngufitiye impu. Erega umubyeyi we mfite. Ibintu ni bibiri. Vuga nkwereke manuka hepfo nkuzanira umutukuremo iyo nda. Icya kabiri niba utabishoboye haguruka ahangaha ujye kuri polisi uvuge cyo nakazi cyaguteye iyo nda bakigushakire bakikwereke naho kumbwira ngo uhinga ibiki. Urananirwa guhinga itaragaragara se uzajya guhinga yaraturumbutse yarageze imbere nk'uwarwaye rushwima. Umubyeyi wambabariye. Nta mbabazi. Erega mfite ahahise hakomeye nakoze byinshi bibi. Ndimo ndicuza. Ibyo wakoze byinshi bibi nyine nibyo birimo kukugaruka. Mubikora museka n'ibiki. Niyo mpamvu umwana agomba kubaho wa mubyeyi. Uwo mwana n'uwawe impumu ufitiye n'izawe njye nta mpuhwe mfite. Niba nkujyana guhinga bikakunanira nkaba nkugira inama yo gukuramo iyo nda ukanga kuyikuramo nkaba nkubwira no kujya kuri polisi ngo uvuge icyo kintu baragwaje cyaguteye iyo nda nabyo ntubikore mpagurukira ahangaha. Oya basi guhinga. Uhingahingisha igiti uhinga haguruka ahangaha ujya gufata n'ibintu byawe mvire mu rugo. None ninjye zabyitura se njyewe naragufashije noneho bigeze nta nyungu ndi Nisame mama ufata ibyambaga bikoto bya bitari mpagurukira genda. Mwana we ubona urakomerewe ariko ihangane ni ukuri umwanya Nyagasani arakuba hafi maze ntukajya ugira icyo ubura mari icyo uzajya ukenera cyose uzajya umbwira ngo ufashe nzakomeza kukuba hafi ntuzagire ikibazo ntukagire icyo ukora ntukagire icyo ukenera kwihereza mari nzajya mbiguhereza byose sibyo. Mama ikintu wamfasha nkumva ndatekanye. Ikintu wumva nkeneye muri ubu buzima nuko mwese abantu muri iyi nzu mwese mwasoboka. Mwese nuko mwayivamo mwesigarana na Nkuranga twenyine cyangwa se tugagira ahandi hantu tuba turi babiri twenyine. Uramfasha iki se? Bishi Karama ibyo ubivuze wabitekereje? Ntabitekereza mama ntago badutwikiye muri iyi nzu muyirimo. Ntago mwari muyirimo? None koko. None ubwo se iyo nindi bigutera niko abagore batwite mumera ni ibiki kugeza ubwo utekereza ngo twebwe ba nyir'urugo dusohoke muri iyi nzu uyisigaremo waraje dusanga mari yacu. Mama none ndabizi ko iyi nzu nta mutekano nyifitemo ndabizi ko ntatekanye ndabizi ko ntarinzwe. None se utandenganyije bajya kugutwika nari mpari. Ntibari hano se
ntimwari muri iyi nzu wari turi muri iyi nzu si byabaye twamenye uko byagenze twayimazemo iminsi ingahe twarinze kubarira mu cyumba mudahari se ariko rero urika nkubwire wavuga byinshi utabivuga amakosa ni ayawe hari igihe ntahoraga nkubwira ni mwavuye muri ino nzu ukanga ntizabera nyamuneka Isabella azakugirira nabi Isabella azakugirira nabi wanze kumva none umva ibyo utangiye kuvuga none ngo dusohoke mu rugo rwacu rusigaremo urabusigaramo nkande wowe ubwo ni ukurengera kabisa none se mvuge ngo iki urarengereye pe sinareka mama vuga uko bishaka ikintu gisekeje nuko iyo turi kumwe uri kunyereka ko nkunze none ubwo nanjye utumye kamera izamuka ugatinyuka ukatura iryo jambo nanjye nicaye rega ntazi gikurikiyeho nicaye nanjye ntazi ngo ejo n'ejo bundi bizagenda gute kuko iyi nzu maze kubona ko n'ubundi nzayiboneramo rubi none se ubundi hari igihe nakubwiye ngo bakujyane ahandi ukanga ukananira ubu urabona guriya mugore ari umuntu cyangwa abonaga ari igisimba cyigendera noneho mwakagira imana mwe niyo mpamvu nyine nanjye nkubwira ko natekana byibuza nta bandi bantu mbona wasohotse ukayidusigamo twebwe ko ari iyacu ibyo ni ukurengera ese ubundi nkubaze ubundi akuzukuru kanjye mu nda karatera neza karonka akuzukuru nyine none se siko niko nyine ariko si abagore bose batwite bagira umushiha nk'uwo ufite mishe urababaye birumvikana pe ariko nawe jya ukontorora amagambo uvuga hari ukuntu umuntu avuga amagambo akarengera akavuga amagambo atari na ngombwa mama ntabwo ndi kurengera narababaye ibaze kugira ngo banwikire ibaze kugira ngo banzirikire mu cyumba cyanjye bagire ubwo bangeza mu cyumba cya Nkuranga banwikiremo marebe iminsi ingahe ndinde ariko rero nubwo twari hano umenye ko iyi nzu ari nini hari hasi hari hejuru urabizi ko icyumba cyanjye kiba hasi ubwo nari kumenya ibibera hejuru gute kari wowe ko wenda iyo mbyumva nari no gutabaza wankundaga nyine kuki wambuze ntunanshakishe nase sinashakishije bakajya bambwira ngo mwaragiye ngo mwari we na Nkuranga nari nzi iyo muri twaragiye akabantu bahana siko Jeanne yambwiraga ngo mwagiye ngo ntabwo muhari nkura mbaririza nkibaza aho mwagiye akanyobera na telefone zanyu zaravuyeho mama ndi mu buribwe ndi mu bubare ku buryo ntazi icyo gukora ntazi mu buzima bwanjye uri mu buribwe ari kwihangana ihangane rwose ariko wibagirwe kuvuga ngo twebwe tuzasohoka muri uru rugo ngo rusigaremo nagerageje no kubwira Nkuranga ngo akujyane mu zindi nzu urabizi nawe ubwawe murabyanga ibi si byo nakubwiraga ngo iryamukuru riratinda nirihera mama ntabwo natekereza ko hari abantu bafite umutima nk'inyamaswa nari mbizi ko Isabella ari umugome ariko ntabwo natekereza ko yagira ubwo yica abantu gutya njye narabibonaga nk'umuntu mukuru kandi numvaga umutima uhora undya nkumva umutima uhora undya rwose Isabella namugiriye amakenga kuva kera nkabikubwira mwana wanjye nkabikubwira Nkuranga nkabona reka shwi none dore ahubwo mushimira Imana kuba mukinahumeka njye nari nzi ko byarangiye piri neza mama ntabwo uhumeka yega Imana ihabwa icyubahiro ko turiho kuko n'ubundi ngenda cyari mu byago uracyari mu byago nyine niyo mpamvu ugomba kuvugana na Nkuranga mukava n'ubundi ni hahandi ubu se agarutse wamugana bwo mwamukira ko bimeze n'ubundi ko byagenda kose ubu agarutse bwo mwamukira kandi ureba utari wanabyara rero ko atayikunyuza wa mugani se kare mwaha ufite agaciro muri iyi nzu sinzi n'ibyo mba nshya nabi gusa mama ikintu nakubwira ndaza gukora nanjye bigishoboka cyose ndengera ubuzima bwanjye n'ubwo mwana we ndi kuguma ntacyo bimariye urengera uteze umuntu yaniyahura rega bikarangira mwumvire uriya se aravuga ngo ariyahura kwiyahura nibyo bikemura ikibazo n'isoni washanutse wavuze dukure ibyo bisebye birimo biratunukira ngwikivumire biri kutunukira vumire ibanyara cyane nakwiyanye kwandika nawe n'undi munsi turugomba bazanda sheri